abavuga butumwa tugira amagambo menshi tukagira nazadukoraho. Hari uwo nigeze numva ari kuvuga ngo Samuel yari yavangiwe. Reka mbabwize ukuri, ibintu Samuel yakoze ntabwo yari yavangiwe. Kubera iki? Iyo aza kuba yaravangiwe ntabwo aba yaragiye kwa Yesayi, aba yaraje iwanyu akajya kwigisha yambaye ibirenge atunze imodoka. Ubundi amavuta meza niyo wayacanira umwaka ntabwo wamenya ko yahiye. Noneho rero kuko nyogokuru nta gitunguru afite ngo ashiremo amenye uko amavuta yahiye, yaracungaga akagira ngo pu, yagira ngo pu bigacicira, byacicira ati mwana wa byahiye sokamo. Mu buzima busanzwe mu buryo bw'umwuka, iyo abakristo bamwe ari amavuta abandi ari amazi ntabwo bahuza, barasakuza. Akambwira ati byo ndibigutera ikibazo, isiga isabune. Hari abantu bigeze bisiga isabune? Umuntu wisize isabune wowe yamfasha ayo makuru yayumva. Iyo uhuye n'umuntu wisize isabune mu gitondo ugira ngo yisize amavuta numero ya mbere, abasa neza koko. Ariko ikibazo uzahura nacyo, reka kazuba karasa. Iyo kazuba karashe gafata ya sabune kakayikwega ugatangira gusaduka. Ngo ijambo wigishije ryaramfashije, ngo none nguguriye fanta, nsanga nyohereje amadolari 1,400. Rero umva ko murenganya abantu ngo ntibagira amavuta. Iteraniro wajya kwigisha ufite miliyoni n'ibihumbi 400 utagurishije isambu ntaki. Narababwiraga ngo haleluya, batamena, mufashwe cyangwa murorere. Ntangiye ishuri yandode uniforme ku mashini ye, ikintu yaguze ni igitambaro ntiyampima, andodera ikabutura n'ishati, nzigana guhera mu wa mbere ngera mu wa 5 bikinkwira. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Nitwa Niyonsenga Irene, ndi umukristo usengera mu itorero rya Karukungu, paruwasi ya Remera. Shimye Imana data wa twese kinyemereye kubana namwe muri uyu mugoroba mwiza. Imana bihererwe icyubahiro. Hanyuma munyemerere dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cya Samuel. Turasoma igice cya 16 umurongo wa 13. Igitabo cya mbere cya Samuel igice cya 16 umurongo wa 13. Haravuze ngo Samuel ahera ko yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akajyaza kuri Dawidi cyane. Nuko Samuel arahaguruka asubira i Rama. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Munyemerere kubw'imbabazi z'Imana n'urukundo rwayo dusubiremo iri jambo. Haravuze ngo Samuel ahera ko yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akageza kuri Dawidi cyane. Nuko Samuel arahaguruka asubira i Rama. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Hanyuma turi mu gihe cy'iminsi 10 yo kwitegura kwisihiza umunsi wa Pentecote. Bivuga ngo buri muvuga butumwa wese uri guhagarara imbere y'iteraniro ari kuvuga kuri Pentecote, ari kuvuga ku mwuka wera. Amen. Ndimo ndigisha nibature mu itorero rya Masizi, ndimo ndigisha umwuka wera mu ishusho y'ibiriho. Umwuka wera mu ishusho y'ibiriho. Uyu munsi mu gitondo twize umwuka wera mu ishusho y'amazi. Nahishuriwe ikintu gikomeye cyane. Namenye ko umuntu adakwiriye kunywa amazi ari uko afite inyota, ahubwo umuntu uzi agaciro k'amazi ayanywa adafite inyota. Amazi unyoye udafite inyota niyo afite umumaro mu buzima bwawe. Yesu ashimwe. Ubu ngubu abantu bose nta kindi cyifuzo bafite. N'abajyaga basaba ibirayi babigabanyije.
abari bakeneye amamodoka n'amazu babaye babyigisha iruhande, bakanguriwe gusaba umwuka wera. Umva ikosa turi gukora. Ntabwo umwuka wera dukwiye kuwusaba muri iki gihe, ahubwo umwuka wera ni ubuzima bw'umukristo. Dukwiye kumuhorana, apana ku gihe runaka cyo kumusaba, ahubwo dukwiye guhorana umwuka wera. Yesu ahabwe icyubahiro. Kubera ko dukwiye kugumana umwuka wera, nuko namenye ko nta mwuka wera nta guhinduka. Umuntu utaruzura umwuka wera biragoye ko yahinduka, ndetse ntibinashoboka. Niyo mpamvu Yesu Kristo yabwiye abigishwa be, arababwira ngo icyababera cyiza nuko nagenda, kuko nindagenda umufasha ntabwo azaza, ariko ningenda uwo mufasha azaza. Amen. Kristo yamaranye n'abigishwa be igihe kigera mu myaka 3 n'amezi agera muri 6, ariko atandukana nabo muri mwe nta n'umwe urakizwa. Gukizwa bakijijwe neza bahabwa imbaraga ari uko umwuka wera abamanukiye. Yesu ahabwe icyubahiro. Ndashaka rero tuganire ijambo ishusho y'ibiriho. Ndashaka kuvuga umwuka wera mu ishusho y'amavuta. Amavuta ijambo dukoresha cyane. Umwigisha amara kwigisha ati tumusabire umugisha, bati Imana imuhe umugisha n'amavuta menshi. Korari yaririmba neza, korari yariri mu mavuta. Sayo mavuta bavuga na ayahe n'igikotoro na ayahe. Reka dusobanura amavuta. Amen. Ijambo dusomira tuvuze ngo nuko Samweli aherako yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka ukajyuza kuri Dawidi cyane. Imana ishimwe. Uyu ni Samweli. Imana yari imaze guha amakuru yo kugira ngo ajye mu rugo rw'umugabo witwa Yesayi. Imubwira ko yabonye y'umuntu ufite umutima umeze uko Imana ishaka. Ikintu kinezeza mu ijambo ry'Imana, iri jambo ndarikunda. Yabonye y'umuntu ufite umutima umeze uko Imana ishaka. Iyaba Imana itararebye umutima ikareba ku bindi bifatika, Dawidi ntiyagombye kuba umwami. Hari igihe ngirirwa umugisha wo guhagarara imbere y'iteraniro ry'abantu bakomeye nkamwe, ko muri mwe harimo abalisansiye, harimo abadogiteri, harimo abantu bakomeye, harimo abakire bakomeye. Nahagarara imbere yabo nkishira ku munzani ngavuga ariko Mana wanciye iki? Kubera iki? Nasomye ibintu byari bisaba kugira ngo umuntu ahagarare imbere y'iteraniro ry'abera abashe kwinjira ahera, sanga nta na kimwe nujuje. Kubera iki? Ngewe mvuka ku mugore wa kabiri, ibyo ubwabyo ntibinyemerera gukandagira ahera. Kabiri, ndi mugufi, ibyo ntibinyemerera gukandagira ahera. Gatatu, Bibiliya avuga ngo umuntu wese ufite inenge ntagahagarara ahera. Uretse Imana yadutabaye, ubwo turi kwivuga, ikadutabara ikaduha za congo, abandi Imana ikabagirira neza ikabaha za barirene. Ubu hari abantu bafite inzara zashizemo batabawe na barirene. Nubona umuntu adakuramo barirene nduziriga umubaze byinshi, azaba afite ikibazo cy'inzara. Murakoze. Rero uretse nanjye hari abantu badakwiye gukandagira ahera. Gusa ijambo nasomye riranyica neza numva ndahwereye. Riravuga ngo umugabo, ngo umuntu wese ufite izururi bwataraye ngo ndagakandagira ahera. Ngozi imibare nsanga gukandagira ahera ntago byari birimo, ariko Imana igiye gutoranya iravuga ngo nabonye umuntu ufite umutima. Turashima Imana itagitoranya barebare, itagitoranya bize, itagitoranya ishingiye, ahubwo igashingira ku kirata ku mutima. Imana ihabwe icyubahiro. Nimvuga ibi ngibi abamama bo nta mwanya afite wo kubavuga. Kwitwa umumama ubwabyo bisobanuye kudinjira no muri iri teraniro. None dore nimwe mwatwusengeye
ariko Imana igira neza no kuri kose. Imana yarakoze. Amen. Samweli arahaguruka ajya mu rugo rwo kwa Yesayi, agenda yoherejweyo n'Imana. Agezeyo Yesayi azana abahungu be bose, niko ijambo ry'Imana rivuga. Hanyuma amategeko y'ubwami ahera ku mwana mukuru, kugira ngo ubimike bahera ku mukuru. Ntabwo ubwami buhera ku muto, bahera ku mukuru. Bazana umwana wa mbere, Samweli aterura ihembe ry'amavuta, agiye kumusukaho, Imana iramubwira hoya, wirebe igihagararo n'uburebure, namugaye. Bazana uwa kabiri, abana b'abahungu 7 bose baratambuka, kandi akajya aterura ihembe, ariko Imana ikamubuza. Abavuga butumwa tugira amagambo menshi, tukagira nazadukoraho. Hari uwo nigeze numva ari kuvuga ngo Samweli yari yavangiwe. Reka mbabwize ukuri, ibintu Samweli yakoze ntabwo yari yavangiwe. Kubera iki? Iyo aza kuba yaravangiwe, ntabwo aba yaragiye kwa Yesayi, aba yaraje iwanyu. Ahubwo mu ijambo ry'Imana, na buri gikorwa cyose kiri mu ijambo ry'Imana kigira agaciro kacyo. Iyo Samweli agera mu rugo rwo kwa Yesayi, akamubwira ngo hano hari umwana Imana yantumyeho, mumuzane. Bakazana Dawidi bakamusukaho amavuta, ntabwo Dawidi yari kuba umwana. Kubera iki? Bene se bari kumurwanya uwo munsi. Nta kundi umushumba utarigeze yigana nabo, utarigeze aba umusirikari nkabo, ashobora kuba abantu umwami ngo babyemere. Ntabwo bibaho. Kugira ngo Imana ice agasuzuguro, ihembe ryahereye kwabo bakuru, buri wese agatega igihanga, bajya gusuka Imana atoya. Umuntu Imana ihakaniye ahibereye, kugira ngo azajye kurwanya uwo Imana yemeye, biragorana. Hari igihe Imana igushingira urukuta, ikabanza ikagushingira urukuta. Ibi rero namenye ikintu gikomeye. Hari igihe umuntu Imana imutiza kubanza ko ihembe aryipima, akaryigera. Noneho yakigera ihembe akagira ngo niwe nyiri ubutungane, kumbe Dawidi akiri mu nzira. Nari mvuze ngo ihembe riracyazenguruka, ni muhumure. Murakoze. Ihembe riracyazenguruka. Naratangaye, umviye inkuru kundi tangaje. Abana ba Yesayi bamaze kugeragezwa byanze, Samweli niwe wabajije Yesayi, nta wundi mwana ufite? Aramubwira ngo arahari, ariko ari mu ishyamba, aragiye intama. Reka mbabwire ikintu gitangaje namenye rero. Twese uko twicaya, hatavuyemo n'umwe, tuba twaratabawe, byishwe n'abatanze amakuru yacu. Abantu barwaye indwara yo gutanga amakuru, bagatanga nayo batabajijwe. Ikibazo kirabaza ngo nta wundi mwana ufite? Igisubizo ni iki? Yego, oya. None ashigiye gusobanura n'ukuntu uwaragiye ari mu ishyamba, atigeze aba mu mugi, mbega we nta makuru afite ahagije, ntazi kuyobora. Ibi bisobanuro barabimubajije? Erega dufite ikibazo cy'abantu batanga amakuru batabajijwe. Ko dukeneye umuvugabutumwa uri mu bihe byiza, mwamubona yewe arahari, ariko ntabwo yize. Bakubajije ayo yize cyangwa bakubajije amavuta afite? Ko dukeneye umwana w'umukobwa wakuba ku rugo, mwamutubonera yewe arahari, ariko yabyariye iwabo. Ayo makuru uyakubajije ninde? Mujye mutanga amakuru mwabajijwe, mutabajijwe muyihorere. Yesu ahabwe icyubahiro. Hanyuma kimwe mu bintu namenye ni kimwe, iyo ikintu ari icyawe ntaho kijya. Samweli arababwira ngo ntabwo murya, nta nubwo mugira icyo gufata ngo munywe uwo atarahagera. Hari ibintu namenye muri iyi minsi, umva ibintu namenye. Umugisha wawe abawirukaho ni benshi, abawurwanira ni benshi, ariko amakuru ufite nuko ntawafata icyawe. Umunsi umwe Imana yigeze ivuga kuri Kalebu, imuvugaho ari kumwe na Joshua. Bazanye amakuru yo guhumuriza iteraniro. Igihe 10 ryari rimaze gutanga inkuru y'incamugongo,
bababwiye ngo n'abanaki ni barebare. Imana ntiyamenye ko bahari, iyo ibimenya ntabwo yaravuze ngo izatujyanayo. Ariko Yosuwa na Kalebu bavuga ngo nibyo abanaki twababonye, ni n'abarebare ni n'abanyembaraga, ariko mu ruhande rwabo nta mana bafite. Ariko twebwe mu ruhande rwacu turi kumwe n'Imana ifite amaboko akomeye. Kalebu ahita yuzura umwuka we, aravuga ati ahubwo abo bagabo tuhaguruke tubatere, tuzabarya nk'uko barya imitsima. Afata abanaki b'abanyembaraga abahindura umutsima. Imana ihita inezerwa, inyuze ubuhanuzi mu mugaragu w'Imana Mose. Mose abwira Kalebu ngaho wakandagiye hose, njyewe Uwiteka ndahaguhaye, hazaba gakondo yawe. Ngo ibyo bintu birandikwa. Mu ntega amatwi mwumve ikintu gikomeye. Imana isezeranije Kalebu umusozi, aho yakandagiye hose irahamuhaye. Igihe kiragera Abisiraheli barinjira, bafata Kanani, bakirukana abanaki, birukana abahivu, birukana abaheti. Ahandi Imana yabahaye bose birukanamwe abanzi babo, barahafata. Kalebu yuzuza imyaka 85 atarabona gakondo. Yujuje 85 ajya kureba Joshua, aramubwira ntabwo wibuka ikindi Imana yamvuzeho turi Kadeshi Hibaruneyi? Ndashaka umusozi Imana yavuganye nanjye. Umva amagambo Joshua yabwiye Kalebu. Yaramubwiye ngo umusozi wawe urahari, ariko ikibazo urimo umunaki. Aramubwira ngo twarwanije uwo munaki turamunanirwa. Namwe nimukora imibare nk'abahanga. Ni gute umugabo nka Joshua urwana akabohoza igihugu cyose, umudugudu wamunaniye? Uyu mudugudu wamunanije iki? Umva impamvu uyu mudugudu wamunaniye. Aha hantu hamunaniye niho Imana yasezeranije Kalebu. None iyo barwanye uyu munaki bakamutsinda, baba barahagabanye. Kalebu yaza gushaka gakondo ye agasanga barayitwaye. Kugira ngo gakondo batayitwara rero, Imana ifata imbaraga izitiza umunaki. Hari igihe Imana iha umunaki imbaraga kugira ngo arwanye bene wanyu batazatwara ibyawe. Muranyumvishe rata? Uzi ko hari n'igihe umurozi aroga ikibanza abantu baza kukigura bikanga, kugira ngo uzakigure byemere. Imana itiza abanaki imbaraga kugira ngo Joshua aboneka, Kalebu aboneka gakondo ye. Yesu ahabwe icyubahiro. Hanyuma irindi jambo ritangaje, aravuga ngo nta uri burye, nta uri bunywe uwo ataraza. Iyi Imana igiye gutabara umukiranutsi ntiyita ku gihombo cy'abapagani. Kansubiremo iri jambo. Iyo Imana igiye gutabara umukiranutsi ndiyita ku gihombo cy'abandi. Kubera iki? Amahame y'isi, iruhande rw'umuntu uri kurira haba hari uri guseka, kandi amaseka yawe ava mu mibabaro y'abandi. Umubabaro wawe ugatanga ibyishimo ku bandi. Niko isi yubatse. Wabyemera utabyemera, niko isi yubatse. Kugira ngo ubimenye, uzabimenya wataye 5,000. Agahinda ko wataye 5,000 kangana n'umunezero wayatoraguye. Uwayataye bavuga ati ariko Mana wampemukiye, watoraguye ati ariko Mana ugira neza, nejo bazayati. Isi nuko imeze. Imana ijya yemera ko ibintu bibabaza abantu bamwe kugira ngo inezeze uwishaka. Reka mvuga akakandu gato kukumva birabagora, ariko niko kuri. Hari ahantu hitwa muri Banyahe, niko hitwa, hakuriye ibibazo muri iki gihugu ku buryo umuntu wese avuze Banyahe mu nda haramurya. Twese tuzi ko abantu bari batuye hariya bababaye. Ayo makuru mufite ntabwo ariyo. Hari abantu bari batuye muri Banyahe bari mu mashimwe. Ute kubera iki? Yari afite inzu muri Banyahe ariko itagira icumbi, itagira saro, yitwa Chamburete. Ayibanamo n'umugore n'abana 4.
bahasenye bamujyana muri etaje, aba mu byumba 2 na salo. Yarahombye cyangwa yarungutse? Sawa rero, uwo rero iyo abandi bari kurira ngo barabasenya aravuga ati yaba bazisenyaga gutya. Ahubwo muzi umuntu ubabaye muri Banyahe ni umuntu wari ufite mutuzu turenga 10 afitemo abapangayi, niwe ufite agahinda. None agahinda kuwo rero kangana n'umunezero wa undi wavuye muri chamborete. Isi ni igitangaza. Amen. Hanyuma ntabwo Dawidi ashobora kuva mu ishyamba atabonye umuntu uza kumuhamagara. Bagomba gushaka kujya guhamagara Dawidi, kandi uhamagara Dawidi agomba kuba avuye mu gihugu, kuko waba mu ishyamba. Barirukanga bashaka Dawidi mu ishyamba, baramuhamagara ngo ati Dawidi turagushaka. Mu rugo haba ikibazo, bavuze ko nta muntu uri burye, nta n'umuntu uri bugire icyo afata nganywe utarahagera. Dawidi aramubwira ngo niba mu rugo hari ikibazo gikeneye yuko gikemurwa nanjye, sindi busigize intama za data. Nabanye nazo imyaka myinshi nta n'imwe irabura, ntabwo nagenda rero ngo nsigize intama. None niba bakohereje ngo uzumpamagare, urasigaraho, uzasigaraho nanjye ngende njye mu gihugu. Ubundi amahame y'isi rero, kugira ngo uve mu ishyamba hari undi muntu ugomba kugusigariraho. Nari mvuze ngo Imana igushakira umuntu ugusigariraho. Aho hantu umaze iminsi, muri iryo shyamba umazemo iminsi, Imana igushakira umuntu uhagusigarira, nawe winjire mu gihugu. Ariko bite byanyu? Rega njyewe hari ibintu uvuga mujye muyihangana. Amahame y'isi ni uko ameze. Iyo Imana ikubwiye ngo nguhaye ikibanza muri Kigali, haba hari undi yirukanye muri Kigali. Isi ni uko iteye. Kugira ngo ugire ahandi ugera, haba hari undi ugomba kuhava. Hanyuma ngo Dawidi ava mu ishyamba. Naratangaye ngo avuye mu ishyamba, ngo Samweli amwitegereje, ngo abona ni umuhungu w'inzobe, ngo kandi w'uburanga, ngo kandi w'igikundiro. Reka mbabwire ikintu gikomeye, ubu bwiza bwa Dawidi ari mu ishyamba nta wigeze abubona. Hari igihe Satani aduseseka mu ishyamba ntitugaragare, kandi dufite ubwiza. Satani akaguseseka mu ishyamba na diplome yawe na maîtrise yawe na lisansi yawe, kaguseseka mu ishyamba n'icyongereza, kandi icyongereza kitagira akazi kirutwa n'ikinyarwanda gifite akazi. Akaguseseka mu ishyamba ntugaragara uri mwiza, abantu bose babona ko uri mwiza, ariko akagushyira mu ishyamba ukakecurira iwanyu. Ariko umunsi yavuye mu ishyamba, ngo Samweli amwitegereje, ngo abona ni umuhungu w'inzobe, ngo w'uburanga, ngo kandi w'igikundiro. Muri uyu mugoroba Imana igusosoraho Satani yagusesetse. Iryo shyamba Satani yagusesetsemo ngo utagaragara, Imana iri gusosoremo. Bibiliya avuga ngo ijwi ry'Imana ribwira Samweli ngo haguruka umusukeho amavuta, niwe uwo. Yesayi yerekanye abahungu be, yibagirwa Dawidi. Ariko Dawidi ahageze, Yesayi ntiyamenye ko Dawidi ahageze, ahubwo Imana yabwiye Samweli ngo haguruka. Bivuze iki? Yesayi yamamaje abahungu be, ariko Dawidi we yamamajwe n'Imana. Ntabwo ukeneye ko abantu bakwamamaza, ukeneye ko Imana ubwayo igira gute? Ikwiyamamariza. Biravuze ngo amusukiraho amavuta imbere y'abakuru be. Kuri iyi si ntihagire uzakubesha, buri wese agira mukuru we. Wa muntu ukubwira ngo ujye undeba nawe wireba, nugeraho nageze uzaba uri umugabo, jya ubyemera ni mukuru wawe. Hanyuma rero ahandi Imana ibera igitangaza. Reka mbabwire ibintu navumbuye muri iyi minsi. Twese tuzi yuko abanyamasengesho barindwa n'amasezerano, siko kuri? Gutinda kw'isezerano bingana no kurama kwawe. Icyo turatemeranyaho, bitarasohora ntaho ujya. None amenywe ko hari n'abantu barindwa n'umunwa wabo. Umunwa ukamurinda agakora imbanuka ntapfe, akarwara kanseri ntapfe, akarwara diabete ntapfe,
akarwara sida ntapfe atarinzwe n'ijambo Imana yamuvuzeho, arinzwe n'umunwa we. Ubundi umuntu Imana itavuzeho akaba ashaka kurama, nayirirwa avuga ashaka umunwa azarama. Kubera iki? Kubera ko Imana ntiyakora ikosa ryo gutabara umukiranutsi abanyamunwa badahari. Irinda abanyamunwa kugira ngo bazabone imirimo y'Imana, bazabone ineza y'Imana, ngo amusukira amavuta imbere y'abakurube. None niba bari bamaze kumenya ko nta mavuta kibagiyeho kuko batagiye, bagomba kugumaho. Nabwiye abantu ngo muri sitade umufana yagusakuriza atagusakuriza agomba guhama hamwe umukino ukarangira. Hari igihe mu gice cya mbere bagutsinda rero akishima ngo uratsinzwe, mu cya kabiri nawe ukabatsinda bahari, nahame hamwe nawe utsinde. Ntabwo Imana yagutabara bavuze ngo uzapfa nabi batabonye neza y'Imana ku buzima bwawe. Hakurikiraho umuhango witwa kurya, kuko amaze kuyimikwa. Bashorera umwami Dawidi nyakubahwa mutambuke mujye ku meza. Dawidi ageze imbere y'ameza areba inyama itigeze ihura n'amazi, yitegereza ifiriti y'umweru idafite akantu k'umukara karimo, yitegereza umuceri, abyitegereje ahita yibuka mu ishyamba ahekenya imyembe idahiye, arya amapera adahiye, arwana n'ibiki byose, ngo akakubita amaso kuri ibyo byo mu ishyamba akareba ibiri imbere ye, kurya biramunanira. Buri kintu cyose kibaho kuri iyi si kigira icyo gitinya. Yesu ahabwe icyubahiro. Buri kintu cyose kibaho kuri iyi si kigira icyo kigirute. Umucanga uraremera ariko utinya amazi. Iyo amazi ahageze uriruka. Amavuta ku isahani aragorana kuyakuraho, ariko y'isabuni hageze ako kanya. Hanyuma inzara iraryana, ariko inzara itinya ibiryo. Iyo umuntu afite igihumbi mu mufuka, bwira inzara itamuriye, kubera iki inzara ibifite amakuru ko nizana akavuyo arahonda igikombe cy'amata. Ariko iyo udafite n'ijana kurya saa 11 za mu gitondo. Dawidi yitegereje ibiryo, inzara irashira, ngo yibuka imibabaro yo mu ishyamba, yibuka agahinda ko mu ishyamba, ahita azamura Zaburi aravuga ngo Uwiteka we unteguriye ameza mu maso y'abanzi ba. Amaze gusukwa hayo mavuta, umwuka w'Uwiteka ukajya umuzaho cyane. Nagize ibyago, mama amaze kumbyara mfite amezi 3, yasamye inda ya mushiki wanjye unkurikira. Bivuga ngo ntabwo nigeze nonka nkuko abandi bana bonka bakanezerwa bagacuka, ahubwo mama akimara gusama inda ya mushiki wanjye nakuriye kwa nyogokuru. Ngira ibyago nsanga sogokuru ni umunyabu. Hari igihe abantu bagira ubugugu bakaburenza igikeri. Sogokuru nasanze atunze imodoka, yari afite imodoka, aba mu nzu y'amatafari ahiye ipavomye na sima original n'amabati 78 mu cyaro cya Gisenya hitwa Mahoko. Abantu bahazi, iyo ugeze Mahoko uzamuka ujya mu misozi ya Mukondo, reba umuntu waho hantu wari utunze imodoka muri icyo gihe yari umubosi, ariko ubugugu bungana n'abadayimoni. Yari atunze imodoka akajya kwigisha atagira ingweto, nta ngweto n'imwe agira, akajya kwigisha yambaye ibirenge atunze imodoka. Ntangiye ishuri yandodeye uniforme ku mashini ye, ikintu yaguze ni igitambaro ntiyampima, andodera ikabutura n'ishati, nzigana guhera mu wa mbere ngera mu wa 5 bikinkwira neza neza. Bivuga ngo umunsi nambaye ikabutura yari ijipo, ishati yari ikanzu, ari nta kindi abikoreye bitazansiga akadoda ibindi. Yari umunyabugugu. Hanyuma icyo gice cya Mukondo ntabwo keramo ibirayi, kandi ngewe ngunda ibirayi, heramo ibijumba. Bivuga iki? Twajyaga ibijumba saa 11 za mu gitondo, mu cyaro baba bariye
saa sita, nimugoroba ibishyimbo n'ibijumba, ejo ibishyimbo n'ibijumba, icyumweru ibishyimbo n'ibijumba, ukwezi ibishyimbo n'ibijumba. Umva, ibijumba biragenda binya ku nzoka. Mfite imyaka 9 njya gusenga, njya kubwira umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Yesu, ndamubwira ndi mubyeyi w'ijabo wo kabyarawe, uzandinde urugo rurimo ibijumba. Bwira Imana, mbwira Bikira Mariya ndi numba urugo mbaye umugabo, mu rugo rwanjye ndi hazageremo ibijumba. Ndashima Imana, Imana yaranyumvise. Ningusura ukandekera ibijumba ukumva ndasenze ngo Imana iguhe umugisha, ningana nako ababaririmbyi bandirimbiye ngo bambaye ibyera, we bambaye ibyera baraje kandi nta myenda y'umweru nambaye, nasezeranye kuko bazi ko abageni bose bambara iby'umweru, niyo ndirimbo y'abageni. Rero naje nambaye agapataro n'agakoti ko mwarimu yandihije, umugore wanjye yambaye igitenge, batera indirimbo ngo bambaye ibyera. Nanjye ngubwiye ngo Imana imuhe umugisha umbaye ibijumba, mba nabuze ibyo mvuga. Hanyuma rero iyi wanjye bafite gahunda yo guteka ibijumba, babanza kumpamagara bati tubwire uraryaho cyangwa, ngababwira ndi ndihangana njyeho. Iyo mbabwiye ngo ndaryaho biba bivuze ngo barahindura uburyo bwo kubiteka. Agafiriti iyo babeyemo agafiriti ndakimira kikamanuka, bivuze iki? Amavuta aryoshye ibitaryoshye. Amen, amen. Kwigisha ntabwo ari ubuhanga, kwigisha ni amavuta. Ushobora kuvuga ibintu by'ubuhanga abantu ntibabyumve kubera iki wabivuze nta mavuta arimo. Kuririmba ntabwo ari ubuhanga, kuririmba ni amavuta. Ushobora kuririmba ijwi rikajya hejuru abantu bakumva urimo urasakuza, ariko umwuka wera yamanuka, ibirema bigahaguruka, impumyi zigahumuka, abihana bakihana. Mbwira umuntu mwicaranye ngo Imana iduha amavuta. Hanyuma rero ibisa birasabirana, nkagira nyogokuru nawe umusinzi nomero ya mbere. Buri muntu agira karite ye, ariko muri karite y'ubusinzi urusha nyogokuru ubusinzi yaba afite ikindi kibazo. Yagiye kwa muganga baramupima, basanga igifu cye cyarapfutse cyarashize. Baramubwira ngo ikintu cyagutabara Imana ikakongerera iminsi nukuva ku nzoga. Imbere ya muganga abwira muganga ngo muganga nangwa inzoga mfite imyaka 2, ngo imyaka mfite kugeza uyu munsi sinyizi, ngo niba inzoga izanyica ngo n'uyu munsi irari nyishe. Yaratashye aranywa, amara ngo ukwezi anywa arapfa. Nta bundi burwayi ni inzoga gusa. Hari igihe yashakaga amafaranga yo kugura inzoga akayabura, agafata agacuma yaguriyemo inzoga agasukamo amazi, agacugusa kugeza igihe harazamo impumuro y'inzoga, agakubita ku munwa ati mwana wanjye bibiri utamazi kandi ukunda ateye. Icupa rimwe ryaramusindishaga kandi agasinda kagwa. Hanyuma rero njye nawe tukajyana mu isoko guhaha. Iyo twajyaga guhaha amafaranga 85 yayapfundikaga ukwayo yo kugura icupa rya Primus, agahaha ibyo akeneye akibagirwa igitunguru. Yakibuka ko ndagitunguru agasanga asigaranye 85, akavuga ngo kugira 85 nyacemo igitunguru cyarorera. Tukagenda tukagera mu rugo tugateka, agafungura icupa asoma ambereza nanjye muha gutyo. None twateka igihe cyo gukaranga kikagera, ndashaka kuvuga ku mavuta. None agashira amavuta mu gasafuriya agacanira. Ubundi amavuta meza niyo wayacanira umwaka ntabwo wamenya ko yahiye. Amavuta afite imbaraga zo gukontorora ubushyuhe ku buryo amaso y'umuntu atamenya ko yahiye. Ariko amazi ingwe ebyiri zonyine arabira, yashaka agapfungura n'umufuniko. Ibi bivuze iki? Bivuze ko umuntu ufite amavuta agira imbaraga zo kwihanganira ibigeragezo ku buryo utamunyuzamo ijisho ngo umenye ko afite ikibazo. Ariko umukristo utafite amavuta arasakuza mu kibazo
avuza induru ukamenya ko afite ikibazo. Yesu atugirire neza, Imana iduha amavuta. Noneho rero kuko nyogokuru nta gitunguru afite ngo ashiremo amenye yuko amavuta yahiye, yaracungaga akagira ngo pu, yagira ngo pu bigacicira, byacicira ati mwana wa byahiye sukamo. Aha, ikintu gipimye ko amavuta yahiye ni amacandwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Kuki apimishije amacandwe? Nuko amazi n'amavuta ntabwo bivangwa. Aka kantu karakomeye. Amazi n'amavuta ntabwo bivangwa. Urugo rutetse ifiriti karitse yose irabimenya, atari uko ifiriti ihumura, ahubwo ari uko ifiriti iyo ushize mu mavuta irasakuza, abantu bakabyumva bakamenya ko ushizemo iki ibirayi. Kubera iki bisakuza? Ni amazi. Hanyuma rero mu buzima busanzwe mu buryo bw'umwuka, iyo abakristo bamwe ari amavuta abandi ari amazi, ntabwo bahuza, barasakuza. Muri korari iyo bamwe ari amavuta abandi ari amazi, birasakuza. Hanyuma ikibazo rero ni ukuba iruhande rw'ibiri gusakuza, biragutwika. Hanyuma icyo nkundira umucanizi, gusakuza kwabyo bituma azimya umuriro, ahubwo akomeza gucanira. Mu rusaku rwo guturika no gushwana ujya kumva biracecetse. Biceceka habaye iki? Amazi ashizemo. Turashima Imana ko mu rugamba rw'amavuta n'amazi, amazi arasohoka, amavuta agasigara. Imana ihabwe icyubahiro. Hari ibindi bamwe itorero bikancanga, ukabona umuntu aragiye mukajya kurira ngo yagiye. Mwabwiwe n'ikindi batari amazi asohotse? Sawa. Amavuta iteka agira imbaraga kurusha amazi. Uzabimenya ufashe igitonyanga kimwe cy'amazi ugasuka mu ngunguru ugafata ingunguru yuzuye amazi ugashiramo igitonyanga cy'amavuta. Cya gitonyanga kiva hasi kikazamuka kikajya hejuru y'amazi, kuko nta na rimwe amazi azigera aba hejuru y'amavuta. Narimvuze ngo nta na rimwe abanyamubiri bazigera bajya hejuru y'abanyamwuka. Imana iduha umwuka wera. Niyo mpamvu Dawidi ajya guhangana na Goliyati. Dushize ku gipimo, ntago Dawidi yarwana na Goliyati. Goliyati gufata icumu rye akarijugunya kuri Dawidi bingana no gupfa, kuko icumu rya Goliyati riturwa n'abagabo 6, ariko Dawidi afite amavuta. Goliyati nta mavuta afite. Nabwiye abantu ngo nganda 3 y'iturufu ijya yica bwana itari iturufu. Ntabwo ari ngombwa ngo ikarita bifite imbaraga, no. Ikarita ushobora kuba ari ndoya ariko yatoranijwe. Gutoranywa ubwabyo biyihesha agaciro bwo kwica ikarita itatoranijwe. Murakoze. Amen. Turi kuvuga ku mavuta. Hanyuma no nyogokuru mu byo yahashye agasanga yibagiye guhaha amavuta yo kwisiga. Akambwira ati byo ndibigutera ikibazo, isiga isabune. Hari abantu bigeze bisiga isabune? Umuntu wisize isabune wowe yamfasha ayo makuru yayumva. Iyo uhuye n'umuntu wisize isabune mu gitondo ugira ngo yisize amavuta nomero ya mbere, abasa neza koko. Ariko ikibazo uzahura nacyo, reka kazuba karasa. Iyo kazuba karashe gafata ya sabune kakayikwega ugatangira gusaduka. Dufite abantu bajya batwishushanya bakisiga isabune bakatubesha ngo ni amavuta. Reka mabwire ibimenyetso byo kuzura umwuka wera ntabwo ari ugutitira. Se muranyumvishe? Aha, iyo ngira umugisha mukanyu. Yesu ashimwe. Amen. Umunsi umwe nigeze mbyutse nsanga umuntu yanyandikiye nyine yafotoye urupapuro munsi arandika ngo umukozi w'Imana, numvishe ijambo wigishije ndafashwa. Arambwira ngo mba muri Amerika, ngo ijambo wigishije ryaramfashije, ngo none nguguriye fanta. Nsanga yanyohereje amadolari 1,400. Nagombaga kujya kwigisha kuri paruwasi ya Gihorwe mu mudugudu w'Inyakabungo. Abantu b'Inyakabungo ndabahamagara ndi mwihangane, munyihangane, ndahagera saa 8:30.
ni hari indi gahunda intunguye negomba kujya kubikoza iryo faranga. Nshaka kukubwira yuko amavuta n'amazi ni ibintu bitandukanye. Amavuta n'isabune. Ndakugendera kuri mashini bambaza irangamuntu ndayibereka, barangije bashiramo muri mashini biremera, ngiye kumva numva akamashini karayabaze. Hari ukunda akamashini kayabara ugatangira gufashwa kakiri kuyabara. Ngiye kubona mbona bambaye miliyoni n'ibihumbi 400 na nyashira ku mufuka. Sasa njya mu iteraniro umva ko murenganya abantu ngo ndibagira amavuta. Iteraniro wajya kwigisha ufite miliyoni n'ibihumbi 400 utagurishije isambu ntaki. Narababwiraga ngo haleluya batamena mufashwe cyangwa murorere. None bakabona ndi gusimbuka bakagira ngo ni umwuka wera wahe ko ndi gukubita agatima kuri me. Hari igihe umuntu ubona ari mu bihe byiza wowe ukagira ngo ni amavuta, kumbisha ni amakuru afite agafuka k'akawunga kasigaye mu rugo. Ni ijambo ryiza yabwiwe n'umukunzi riri gutobwa haleluya, kumbi ukagira ngo ni ugufashwa. Rero hari urugero Imana ishaka ko dufashwaho, ishaka ko dufashwa dufite kandi tudafite. Kubera iki? Igipimo cy'umunyamavuta ni izuba. Izuba rirashe ku munyamavuta, aho kugira we ngasaduke arayaga. Mu gihe cy'ibibazo nibwo uzamenya agaciro k'amavuta kuriho. Amen. Yesu ashimwe. Hanyuma urugi rutagira amavuta ntirugira ibanga. Imana izakurinde gusura abantu bakuraze mu cyumba kirimo urugi rutagira amavuta. Aya sharura gutamaza ukagira isoni. Ujya kujya hanze kumva ngo nyi arasohotse, wagaruka bati nyi aragarutse. None ugahitamo kutongera gusohoka. None urugi rugira amavuta rurasakuza. Mbwira umuntu mwicaranye ngo Imana iguhe kugira ibanga. Umunyamavuta ntabwo avuga ibyo abonye byose. Umunyamavuta ntabwo asakuza. Dukeneye amavuta y'Imana. Ingorofani itagira amavuta ivuna ibitugu. Urasunika ikagenda ivugiriza kubera ko nta mavuta. Bingana no kuyobora umukristo utagira umwuka wera, uravunika. Umukristo utagira umwuka wera umubwira ikindi akavuga ibindi, kataha akajya akora ikakakireka. Kubera iki? Kubera ko nta mavuta. Dukeneye amavuta y'Imana. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Turi mu ishuri bajyaga batubaza ikibazo kugira ngo ubwenge bwacu bwaguke. Bakatubaza ngo ufite umurwayi akaba akeneye kuvurwa n'igitonyanga cy'amata, hanyuma umucuruzi w'amata akaba agurisha litiro 300, wowe ukaba ufite 200, ariko ayo 200 niyo wamusaba igitonyanga akaba atakiguha. Kugira ngo ubonere umurwayi wawe amata wabikora ute? Umva uko twagisubizaga. Wafata icupa ukaryoza ukajya ku mucuruzi ukamubwira ngo mba amata, akakubwira ati litiro ni 300, ukamuha icupa ati sukamo. Yamara gusukamo ugakora mu mufuko ukamubwira ati yo ihangane nsanzemo 200, gabanya umbaye 200. Akakubwira ati sinjya ntanga ya 200, ukamubwira ati noneho mbi icupa ryanjye. Niyo yamara umunsi wose asuka ntiyayamaramo. Kubera iki? Kubera ko mu mata habamwe amavuta. Ibyo bivuze ko ikintu kigeze kigeramwe amavuta niyo wayamena ntabwo wayamaramo. Haleluya. Icupa ryigeze rigeramo amavuta, iyo rigeze ahantu hari izuba amavuta arayaga rikongera rikihembera. Ibi bivuze iki? Umuntu wigeze yuzura umwuka wera apana kwiyuzuza, nubwo yahura n'ibimugusha hasi akagwa, iyo ageze ahantu hari umuriro w'Imana twatuvuta turayaga akongera akagaruka mu bihe. Niyo mpamvu umwanditsi avuze ngo ntunyishime hejuru wa mwanzi ningwa nzabyutswa n'uwe. Umuntu wigeze wuzura umwuka wera hari utuvuta tumubyutsa Imana imusigira. Himbazwa Yesu.
saa 2 zirageze kamvuga utuntu nka tubiri nsoze. Amavuta afungura ibyananiranye, kandi ikintu gisize amavuta ingese ziragitinya. Niba ukeneye ko abadayimoni baguhunga ntibakwegere, ukeneye amavuta y'Imana ari wo mwuka wera. Hanyuma ikintu cyose gifungishwa filiyeri, iyo gifunguye kikanga, iyo ukoresheje imbaraga kiraturika. Ariko nubona cyananiranye uzashireho amavuta. Amavuta akuraho ingesi, cya kintu kikifungura. Bivuga ngo amavuta afungura ibyananira. Amen. Shimwa Yesu. Umunyamavuta aranyerera. Abantu babizi kera, umugeni wa kera bamusigaga amavuta yitwa ikimuri, bakamutotobeka amavuta umubiri wose, barangiza bakamwinjiza mu ndaro ye n'umutware we. Bakabwira umutware bati ngo uyu mugeni wawe irwarise kubera amavuta. Habaga indambara bugacya nta kirabo, kumwerazaga agafata ndatimbiswa kubera ko afite amavuta akanyerera. Imana iduha amavuta atuma tunyerera. Abadayimoni nibaza gufata basange tunyerera, icyaha nikiza gisange tunyerera, amagambo naza asanga uri kunyerera. Ariko dukeneye amavuta n'ukuri kw'Imana. Mureke dusenge mvuga kando kanyuma. Mu ishyamba habamo inyamaswa y'inyandege ariko ni inyembaraga. Inyamaswa zose zirayitinya. Ni inyamaswa yitwa inzoka. Nababwiye ko ikintu ntinya kuri iyi si nge ntinya inzoka. Nubu muvuze ngo ngiye nakiruka mwese ngabasiga. Ibyo kuvuga ngo ndi munini byavamo kuko nge ntinya inzoka. Hari ibintu mujya musoma muri Bibiliya ngo abizera ngo ngo bazafata inzoka ngo ni sikoropiyo, muzazifate niba ari cyo gipimo cyo kwizera. Ibyo sinzajya mu ijuru njye gufata inzoka na sikoropiyo, si ngo ndi kugira ngo Imana ngimenye ko nizera. Uko kwizera ntako mfite. Inzoka nyizi mu mubiri niyo nyamaswa ishobora kukwica ikivuka. Intare ni indyanyama, ni inyamaswa y'ingazi. Ingwe ni indyanyama, ni inyamaswa y'ingazi. Ariko icyana cy'intare nticyakwica, icyana cy'ingwe nticyakwica kuko ntabwo cyagushobora. Nyina bari icyana. Ariko akana k'inzoka kavutse uwo munsi kakwica. Kubera iki kakwica? Kakwicanye ubumara bwa nyina na se, kavuka n'ubumara. Nubona akana kari kugira amahane ntuzire gubaririza, ni ubumara bwa nyina na se. Tugiye gusenga dusaba Imana iduhaye amavuta. Hanyuma mu ishyamba habamo indi nyamaswa nayo yarema nk'ubwiza butangajwe, irema nk'ubuhanga budasanzwe. Ni inyamaswa bita ingurube, akabenzi. Ndimo ndigisha abandi ibintu bitandukanye n'ibyo bazi. Dufite ikibazo, abantu ntabwo baramenya ubwiza niki. Ubundi ubwiza buterwa n'ureba. Sinzi ikintu bivuze niba mucyumvisha. Hari umuntu wabwiye ngo mu ngurube ngo hari ingurube nziza ibaho. Umva yewe, habamo izifite amataye, habamo izifite imisaya myiza, amaso meza, zose zikunda uzireba zikavuga ati iyi ni nziza kweri. Nkuko natwe mu bantu hari buriya iyo ziturebye nazo zibaza ibi biremwa bigenda bihagaze ku maguru abiri ni bwoko ki, bikatubona natwe ari twe tudasobanutse. Nicyo nshatse kwisobanurira niki, nuko mu nyamaswa zarema nk'ubwiza butangaje ingurube irimo. Kubera iki? Imana yafashe ingurube iyiha inyama, iyiha amagufwa, iyiha imisokoro, iteraho imitsi, iyangije iyima uruhu. Ingurube nta ruhu igira. Aha kagombye kuba uruhu, Imana ihashira amavuta. Bivuze nk'ingurube ntabwo ifite amavuta, ahubwo ingurube ituye mu mavuta. Ngiki ikigero cy'umwuka Imana dushakamo, kuva ku rwego rwo kuba abanyamwuka ahubwo tukinjira ku rwego rwo gutura mu mwuka. Noneho kubera ko imvuze nk'inzoka ngavuga n'ingurube, bundi iyo umuntu yishwe n'inzoka niki kiba?
inzoka irakuruma ikohereza ubumara bukagira mu maraso, amaraso akatembeza ubumara akabugiza mu mutima, ubumara bugafunga umutima, umuntu agapfa. Noneho ingurube yo nta maraso igira muri ariya mavuta, kandi ubumara bujyanwa n'amaraso. Iyi nzoka ijombye ingurube yoherezamo ubumara, noneho yakoherezamo ubumara, bwa bumara bukabura amaraso abujyana. Mu yandi magambo, amavuta atangira ubumara. Mu buzima busanzwe ahantu hari amavuta, iyo habonetse umwenge amavuta arasohoka. Uburyo umubiri w'ibiremwa muntu byubatswe, iyo umuntu agize igisebe, hari utuntu dusohoka mu mubiri tujya gufunga hantu hakomeretse. Rero ingurube iyo hasohoka ya mavuta yasohoka asohokana bwa bumara. Inzoka igategereza ko ingurube ipfa igaheba. Hanyuma rero ingurube ni njya byose, igahita ibona akayoka, ikavuga ati Imana ushimwe mbaye ibyo kurya by'uyu munsi, ikakohereza. Hanyuma ibi bivuze iki? Biravuze ngo kuba ingurube ifite amavuta ntibisobanura ko itaribwa n'inzoka, ahubwo itandukaniro riri hehe? Iyo inzoka irumye ubumara buhagarika, amavuta ahagarika ubumara. Natwe kuba turi abanyamavuta, turi abanyamwuka, ntabwo bibuza ibiduhiga kuduhiga, ariko birawohereza umwuka agatangira, umwuka agahagarika. Imana ihabwa icubahiro. Neza tumeze nka rya jambo rivuga ngo uko imisozi igose i Yerusalemu, ni kuwiteka agusa abantu be. Imana nihabwa icubahiro. Kugira ngo ugere i Yerusalemu ugomba kubanza kunyura kuri iyi misozi. Kugira ngo ugere ku muntu ufite amavuta ugomba guhangana n'ayo mavuta. Rero kubera ko aya mavuta hagarika ubumara, niyo mpamvu hari ibintu bidutera amavuta akabihagarika, ntitunamenye ko byigeze bibaho. Nigeze mbwira abantu ngo ari inyigisho ngunda, ariko ni inyigisho ivuga ngo guhekwa n'Imana. Nabwiye abantu ndabwira ngo buri mubyeyi wese agira umutaka. Uyu mutaka umubyeyi ukoresha mu bihe bibiri: imvura iguye cyangwa se izuba ribaye ryinshi. Nta mubyeyi worose umwana we imvura iguye, ahubwo umubyeyi yorose umwana we imvura itaragwa. Kubera ko amworose imvura itaragwa, rero hari igihe imvura igwa umwana ntamenye ko imvura yigeze igwa, kubera ko nyina yatangiriye imvura itaramugeraho. Uko niko umwuka wera ajya atangira imitego y'abadayimoni, ibitero by'abarozi, ibitero biduhiga, akabitangira bitaratugeraho. Imana ihabwa icubahiro. Wajya kumva Imana irakubwiye ngo mwana wanjye nakurinze urupfu rukomeye, rwaraje amavuta aratangira. Muhaguruke dusengane Imana, Imana iduhereza aya mavuta. Mwari akira dusengera Imana iduha amavuta. Imana ibambere umugisha.